Hanyuma rero tumaze iminsi tubigarukaho tunabibagezaho amakuru menshi akomeje kutugeraho aremeza ko byanze bikunze ni mu gihe koko ibi byagerwaho bijyanye n'icyifuzo cya M23 cyo kurekura umujyi wa Uvira. M23 ishobora kuzasubira inyuma ikagera mu bice bya Kamanyura aho byose byatangiriye, ariko kandi ibyo bice byose izavamo nk'uko amakuru menshi akomeje kujya hanze abyemeza, bigomba kuzasigaramo ingabo z'amahanga kandi zidafite uruhande zibogamiyeho. Kugezana n'isaha ntabwo izo ngabo zari zamenyekana, benshi batekerezaga ku ngabo za Angola, ariko kandi amakuru menshi aturuka aho ngaho muri Angola yemeza ko iki gihugu cyo gishyigikiye inzira y'amahoro ijyana n'ibiganiro, ntabwo bifuza ibijyanye n'ibya gisirikare. Murabizi ko mu makuru twabagejejeho mu minsi yashize twababwiye ko Tshisekedi mu ruzinduko rwe cyangwa se mu byari byamuzinduye muri Angola harimo no gusaba ko ingabo z'iki gihugu zajya gutangira M23 n'izakandagire muri Katanga. Perezida Joao Lourenço yongeye gushwishkuriza mugenzi we Tshisekedi Chilombo amubwira ko ibijyanye rwose n'intambara katazigera abibarizwamo, gusa yongera kumusaba ko yashyira imbere inzira z'ibiganiro bihurije hamwe abanyekongo ubwabo. Bivuze ko rero Angola kuba yitekerezaga ku kuba yakohereza ingabo yo ikomeje kugenda yikuramo, cyangwa se amahirwe ni menshi yuko Angola itagaragara mu bikorwa bya gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu abantu bakomeje gutekereza cyane kuri Uganda cyangwa se Kenya, na makuru n'ubundi turakomeza gukurikiranira hafi. Niyo mpamvu rero naguteguriye inkuru igaragaza uko ibintu bishobora kuzahinduka cyangwa se ibyo twakitega mu minsi iri imbere. Ndongera mbisubiremo, M23 nk'uko abayobozi bayo bakomeje kubitangaza, ibyo kuva mu bice byose yafashe bizajyana nuko koko hagomba kubanza kuboneka izo ngabo zizajya mu bice yigaruriye. Ni mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibyifuzo byayo tumaze iminsi tugarukaho. Ribaho hasi yanditse subscribe, reka tuve imuzi n'imuzingo ibijyanye n'aya makuru yose. Ni mu buryo busa n'ubutunguranye mu rukerera rwo kwa 16 Ukuboza 2025 AFC M23 yatangaje ko izava mu mujyi wa Uvira. Yari imazemo hafi cyumweru, ariko nanone isaba abahuza barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ko bagomba gukora ibishoboka byose bakabungabunga umutekano w'abaturage. Umuvugizi wungirije wa AFC M23 Dr. Oscar Barinda yatangaje ko iri huriro ryafashe icyo cyemezo kubera ibijyanye no gushyira imbere amahoro, ngo kuko rishaka ko ibiganiro bihuriza hamwe ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'uwo mutwe wa AFC M23 idoha muri Katari, ngo ko bigomba gutanga umusaruro witezweho. Dr. Barinda yasobanuye ko abahuza nibemera kubungabunga umutekano w'abaturage muri Uvira mu buryo bwizewe kandi bwumvikanyweho, bakemera ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iz'u Burundi wazanirwa na FDLR ko batagomba gusubira muri uwo mujyi, karibwo abo barwanyi ba AFC M23 bazawuvamo mu buryo bwa burundu. Umuyobozi w'ibiro bya Colonel Nanga uyobora AFC M23 Yannick Chisora kuri wa 16 Ukuboza yatangaje ati, ibi ntabwo bivuze ko tugomba kwashyikiriza cyangwa se kuhatanga ku ngabo za FARDC, ntabwo byumvikana neza ko tugomba kuhatanga ku ngabo z'u Burundi cyangwa se Wazalendo. Ni muri ibi rero bikomeje kugenda bitekerezwaho cyangwa se ni mu bikomeje kugenda byibazwaho na benshi. Bamwe baragira bati, ese ni izihe ngabo zigomba kuzaza muri uyu mujyi? Ni mu biri gutekerezwaho harimo ko umujyi wa Uvira cyangwa se n'ibindi bice byo mu kibaya cya Ruzizi AFC M23 iherutse gufata, ko hashobora koherezwa ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho kugira ngo zikomeze zirinde umutekano w'abaturage. Gusa hagomba kuba uburyo bufatika cyangwa se hagomba kubaho inzira ifatika ijyana n'izo ngabo zizajya mu bice byose M23 yari iherutse kwigarurira, kuva Kamanyura ukagenda ukagera muri Uvira. Kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa 17 Ukuboza, abarwanyi ba AFC M23 baracyari mu mujyi wa Uvira, ndetse amakuru aturukayo yemeza ko ubuzima bwakomeje nk'ibisanzwe. Igihe bazawuviramo ntabwo kiramenyekana kugeza ubu, ariko ikizwi nuko kizamenyekana mu gihe iri huriro rizaba ryamaze kumvikana n'abahuza, ndetse hamaze gushyirwaho uburyo bwumvikanyweho bwo kurinda abaturage n'ibyo bice byose M23 yari iherutse kwigarurira. Hashingiwe ku cyemezo cyafashwe n'abakuru b'ibihugu
byo mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC mu mwaka wa 2022 ni muri Mutarama 2023 yakuye abarwanyi bayo muri 80% by'ibice yagenzuraga yizeye ko abaturage batuye muri ibyo bice ko bagomba kuzashakirwa umutekano. Ingabo zari mu butumwa bw'amahoro bwa EAC, icyo gihe bwari ubutumwa bwari bwarahawe izina rya The East African Community Regional Force, nizo zasabwaga kurinda ibyo bice byose abarwanyi ba FCM23 bagenzuraga. Iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Wazalendo na FDLR byagaragazaga neza ko bagomba kuva cyangwa se guhungira kure ibyo bice byari byarafashwe na M23, ni mu rwego rwo kugira ngo amahoro akomeze kubahirizwa. Ni ku ngabo z'u Burundi zari muri The East African Community Regional Force, zo rero zitwaye nkaho zitarebwa n'ayo mabwiriza kuko zemeye ko ihuriro rya leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zinjira cyangwa se izo ngabo zigize iryo huriro ko binjira mu bice byabarizwagamo izo ngabo z'u Burundi muri teritwari ya Masisi, ndetse ibyo babikora rwose bahagarikiwe n'izo ngabo z'u Burundi. Ni mu Kwakira 2023 Wazalendo na FDLR bateye umudugudu wa Nturo muri Masisi wari wiganjemo abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi, maze batwika inzu 300 ako kanya. Bibaza ko abazituyemo bose bagomba gushirira muri izo nzu. Abaturage bo muri Nturo bagerageje uko bashoboye kose barahunga, ariko nanone bagaragaza ko ingabo z'u Burundi ntacyo zigeze zibamarira ubwo zari zibarinze, kuko ibyo bitero byabagabweho byose bararebereraga cyangwa se bari bahagarakiye cyangwa se bakomeje gushyigikira, ahubwo izo ngabo za Wazalendo na FDLR zabatwikiye mu mazu. Ubwo bwicanyi bwaje guhagarikwa na FCM23. Tuyishime Aline yagize ati, tugeze ruguru mu Barundi baratubwiye ngo ntabwo tugomba kubahungiraho, ngo nidusange basaza bacu bo muri M23. Turaza dukomeza kugenda tubinginga tubabaza tuti ese abo basaza bacu nabahe? Nta kindi batubwiye, baratwirukanye baratubwira bati nimugende musange abo bo muri M23. Yakomeje ati, umurundi yaransunitse nanjye ndamusunika, narwanye n'umurundi ndamubwira ngo ahangaha ndi iwacu ntabwo nshobora gupfa gutyo. Hari amakompra menshi, amazu menshi mukomeje kuyatwika, ndavuga ni ntabwo bishoboka, ngewe rwose tugomba kwirwanaho, ntabwo byumvikana ukuntu mwaje kuturinda ariko ibi byose bikaba bikomeje kubaho muduhagarikiye. Ni mu mpera z'umwaka wa 2023 ubwo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yirukanaga ingabo za The East African Community Regional Force, yasabaga ko ako kanya zahita ziva mu gihugu cye ngo kubera ko zitafatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo cyangwa se imitwe ya za FDLR na FARDC kurwanya M23. Byagaragaraga neza ko bakatiwe urwo gupfa, aho M23 byahise biba ngombwa ko ifata inshingano. Byasaga no gukatira urwo gupfa abo banyekongo mu bwoko bw'abatutsi basabaga mu bihe bitandukanye ko bagenzurwa n'izo ngabo zarimo iza Kenya, Uganda, Sudani y'Epfo, ariko icyo gihe zari zitahiye ku itegeko rya Perezida Tshisekedi Chilombo. FCM23 yafashe icyemezo cyo gukura abarwanyi bayo mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo ibasubiza bwangu mu bice byinshi yari yaravuyemo. Ntabwo byari byoroshye kuko byagombaga gusaba ko barwana n'ihuriro rya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni mu rwego rwo kugira ngo bongere kwisubiza ibice byabo. Ni nyuma y'igihe kinini leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaranze kuganira na FCM23, leta ya Katari yashoboye kumvikanisha impande zombi maze zijya mu biganiro by'amahoro i Doha. Ni mu byakurikiyeho rero ibyo biganiro uko byari bikomeje kugenda bigirwamo uruhare n'impande zari zihanganye, haje kubaho n'ubundi irindi sanganya rijyana n'uko M23 yemeye kuva mu gice cya Walikare. N'ingamba zo kurema icyizere, ni mu ntangiriro za Mata 2025 FCM23 yakuye abarwanyi bayo mu mujyi wa Walikare wari umaze igihe gito cyane ufashwe, isaba ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Wazalendo bitasubira muri icyo gice, ariko mu mwanya muto cyane ako kanya bahise bahasubira. FCM23 yatekerezaga ko nimara kuva mu mujyi wa Walikare ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izafungura abanyamuryango bayo bafungiwe i Kinshasa nka Eric Nkuba Shebandu wahoze ari umujyanama wa Colonel Nanga, ariko kugeza ubu ngubu nta na kimwe leta ya Kinshasa irakora. Ni mu gihe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari ikomeje gushyirwaho igitutu, yafunguye abantu 5 batagiraho bahurira na FCM23 ni mu rwego rwo kujijisha umuhuza. Abo barimo uwahoze ari umudepite mu ntara ya Otiwere
abakoranaga n'uwahoze ari guverineri wa Otiwere ndetse n'abandi batandukanye. Gutenguhwa kwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byatumye AFC M23 ikura intumwa zayo mu biganiro bya Doha muri Kamena 2025, ariko ni nyuma isubiramo imaze kwizezwa ko noneho ikibazo cyayo ko kigiye kuganirwaho kandi kigashakirwa igisubizo. Tariki ya 19 Nyakanga n'iya 15 Gushyingo, AFC M23 na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashyize umukono ku mahame azifashishwa cyangwa se azagenderwaho ni mu rwego rwo kugera ku nzira y'amahoro. Ingingo yagarutsweho ariko kugeza na n'uyu munsi ntiharamenyekana igihe abo bantu bafunzwe bazafungurirwa. M23 ni mu itangazo iherutse gusohora yavuze ko hagomba kuza ingabo z'amahanga zidafite uruhande na rumwe zibogamiyeho, maze akaba arizo noneho zijya muri uriya mujyi wa Uvira. Kuri ubu ngubu ibibazo bikomeje kugenda byibazwa ni byinshi. MONUSCO ni kenshi M23 yakunze kwishinja kubogamira ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivuze ko izo ngabo zifite uruhande zibogamiraho. Birazwi neza ko igihugu cy'Abarundi kiri muri iyo ntambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kibogamiye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivuze ko izo ngabo zitagomba kuhagaragara. FARDC, Wazalendo ndetse n'imitwe ya za FDLR M23 ntabwo ibashaka. Kuri ubu ni ikibazo gikomeje kugorana. Amakuru yihariye agaragaza ko leta ya Angola yafashe icyemezo nayo cyo kutohereza ingabo zayo haba mu bice bya Katanga, dore ko Tshisekedi Chilombo yifuzaga ko izo ngabo zajya gutangira M23, ndetse no mu bijyanye n'ubwo butumwa cyangwa se ni mu bijyanye no kujya gukomeza kwitambika izo ngabo za M23 cyangwa se kujya kurinda uwo mujyi wa Uvira. Aho muri Katanga byagarutsweho ubwejo bundi M23 yari imaze kwigarurira umujyi wa Uvira. Ibitangazamakuru bitandukanye byose byanditse ko M23 yabigiye kwinjira noneho mu mujyi wa Katanga ubarizwa mu majyepfo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo hari ibibazo by'umutekano bikomeje muri ako gace. Nk'uko amakuru aturuka hafi y'ibiganiro by'abakuru b'ibihugu, ngira ngo murabizi ko ejo bundi Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nibwo yagiriye uruzinduko muri Angola. Hanyuma rero Perezida wa Angola Joao Lourenço yagiriye inama Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yo gushyira imbere inzira z'ibiganiro cyangwa se dialogue aho gukomeza gushaka ibisubizo bya gisirikare. Angola ngisanga ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bifite imizi ya politiki n'imibereho y'igihugu, bityo ngo bikaba bishobora gukemurwa mu buryo bwa burundu n'uburyo bw'ibiganiro aho kuba ingabo z'amahanga. Perezida Joao Lourenço yagaragaje ko ibiganiro birimo impande zose z'abanyekongo kari byo byatanga amahirwe mu gukumira intambara kuba yakomeza gusakara hirya no hino mu gihugu. Yongera kugira inama Tshisekedi yo kugana ibyo biganiro aho gukomeza kwishingikiriza ku ngabo z'abanyamahanga. Iyi myumvire igaragaza ko Angola idashaka kwivanga mu bibazo by'imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu gisirikare, ahubwo irahitamo uruhare rw'ubuhuza n'inama za diplomasi nk'uko byari byaragiye bigaragara mu bindi bibazo bitandukanye byabanje ndetse n'andi masezerano yagiye iyobora. Iyi nama ya Angola ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaje mu gihe guverinoma ya RDC ihanganye n'ibibazo bikomeye by'umutekano mu bice bitandukanye by'igihugu birimo uburasirazuba n'amajyepfo. Kuba Angola itemera kohereza ingabo muri Grand Katanga birasobanura ko Kinshasa igomba gushakisha ibisubizo koko bigomba kujyana n'ibiganiro by'abanyekongo ubwabo aho gukomeza kwishingikiriza ku bijyanye n'ingabo z'abanyamahanga. Ndetse Angola nk'umuhuza ikavuga ko yo idashaka kwivanga mu bijyanye no gukomeza gufata uruhande, ndetse yo ikaba ihamya ko ibijyanye no kujya mu mujyi wa Uvira nabyo ko bishobora gutuma itangira kugaragaza uruhande, cyangwa se ni mu gihe cyose habaho gutsindwa kw'amasezerano kishobora kugabwaho ibitero cyangwa se ikaba yagirira ingaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyemezo cya Rwanda kiragaragaza kandi ko Angola ishaka gukomeza kuba umufatanyabikorwa w'amahoro aho kuba umufatanyabikorwa w'intambara. Ni ubutumwa bugaragaza itandukaniro rikomeye cyane hagati y'igihugu cya Angola n'ibindi bihugu bitandukanye byakunze gufata uruhande birimo nk'u Burundi, Tanzania cyo kimwe na Afurika y'Epfo. Kugeza ubu ngubu abasesenguzi ndetse n'abakurikiranira hafi bakavuga ko izi ngabo zishobora kuzaba iza Kenya cyangwa se iza Uganda kariso zishobora kuzajya kurinda uyu mujyi wa Uvira. Ariko nanone ni amakuru dukomeje gukurikirana, dukomeza kugenda tubagerezaho kugiye tubabwira tuti ese ninde mu by'ukuri ushobora kuzajya muri uyu mujyi wa Uvira, ko Angola yo bigaragara neza ko bitasha